Ni Gicumbi News online TV kuri YouTube channel kuri internet nyine ni wayishat kadomo Gicumbi News akadomo ca akadomo RW agatangaho nkuko twayemereza uti akarere ka Rulindo Gicumbi Musanze Gakenke ndetse na Burera yewe n'igice cy'iburasirazuba nk'akarere ka Gatsibo na Nyagatare kw'inkuru zihavugwa ari ihame kugira ngo tuzibageza no kuri Gicumbi News ubwo bitewe no kuri Gicumbi News dukorera mu ntara y'Amajyaruguru by'umwihariko uyu munsi tugiye kugaruka mu karere ka Gicumbi. Mu karere ka Gicumbi aravugwa inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru y'umugore wishwe yicwa urupfu rw'agashinyaguro muri rusange. Agatangwa nitwa Emmanuel Niyonizera Mustafa. Bizimana Desire nawe aradufasha kugira ngo mubashe kudukurikirana kuri platform zose za Gicumbi News, ubwo ni kuri Facebook live akaba kandi kuri YouTube channel, aho naho mudukurikirana umunsi ku munsi. Twizera ko nakomeza kugenda agubwa neza cyane muri rusange. Hanyuma nkuko twari tubibabwiye, mu karere ka Gicumbi abagizi bana bibisha umugore rw'agashinyaguro. Inkuru dusoma mu kinyamakuru gicumbinews.co.rw, aho ibi byabaye agana saa moya zo mu gitondo cyo kuri gatatu tariki ya 5 Nyakanga 2023 nibwo mu mudugudu wa Rugarama mu kagari ka Cyandaro mu murenge wa Ruvune mu karere ka Gicumbi hagaragaye rero umurambo w'umuntu w'igitsina gore utaramenyekana. Imyirondoro ye kuko ariko byagendaga bigaragara ari mu kigero cy'imyaka hagati ya 25 na 28. Wishe rero uyu mugore twakwise nk'ari umugore ntabwo aramenyekana, ndetse n'uyu mugore wishwe nawe ntabwo aramenyekana. Gusa icyo wamenya nuko yishwe atemaguwe mu mutwe ndetse atemaguwe n'amaboko. Kuri ngo buri abagizi bana be babikoze akabahise bamuta mu muserege. Rero uraho ngaho muri rusange uhuza akarere ka Gicumbi ndetse n'akarere ka Gatsibo n'agaferege kamwe bamwe bavuga ngo ni Brodire. Brodire akaba ariko rero byaje kuza kuba bigenda muri rusange. Umwe mu baturage rero uturiye hafi yaho habereye ayo marorerwa mu kiganiro yagiranye na Gicumbi News ubwo twavuganaga, akaba rero yagaragaje ko kabisa nawe yahamagawe na mugenzi we ku murongo wa telefoni kugira ngo amakuru yamenye kuko byabereye impande y'urugo rwe. Agenda dusobanurira uko byagenze. Wenda uko nanjye ngira byinshi mvuga kuri iyi nkuru kuko ni inkuru iteye agahinda, reka manze nshiremo ikiganiro nagiranye n'uyu muturage agenda dusobanura nadutembereza aho hantu uburyo hameze. Umubyeyi rwose niba ari n'umubyeyi yishwe urupfu rubabaje. Hanyuma tumanze twumve umuturage, ngaruke mu kanya. Ese ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi burabivugaho iki? Reka tumanze twumve uyu muturage, hanyuma ngaruke mu kanya twumva n'ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi buyobowe na Meya Nsabonimpa Emmanuel. Ubwo ari mu gitondo nka saa moya numva umuntu aramamagara n'iryamye. Noneho arambwira ati hari umuntu biciye ku muturanyi wawe hafi aho hino gatoya. Ndabyutse ndagenda nsanga umuntu, nimba ari umudamu nimba ari umukobwa ntabwo nabashije kumenya wenda imyaka afite, ariko nabonaga ari nk'umuntu waba uri mu myaka 25 cyangwa se hafi muri 25-28. Birangira ubundi nsanga kuko njyewe nahageze mu bantu bahageze imbere, nsanga bamutemaguye amaboko no mu mutwe. Hanyuma n'undi bamushyira muri rigori iyo haruguru y'umuhanda ya kabiri itwara amazi yo ruguru mu ntoza mu misozi. Ubwo nibwo n'undi nasanze n'umuyobozi w'umudugudu yari ahavuye n'abaturage babaraje n'abishi. Ariko
mbese amakuru niyo nabashije kubona, ubwo nyuma yaho nibwo ribu yaje na polisi n'ubuyobozi bw'umurenge wa Ruvune n'umuyobozi w'akagari ka Cyandaro, ubwo bakora ibyo bagomba gukora by'amaperereza. Nyuma yaho tuza kubona ariko bari bagihari, ubuyobozi bari bugihari, hari umuturage wagiye kwihagarika hepfo mu ishyamba, abona umuhoro uriho amaraso, ahita n'ubundi aza arababwira ati hepfo hano mpabona umuhoro uriho amaraso, aragenda n'ubundi umuhoro baravuga bati ntihagire uwukoraho, ubwo barangije bakora ibyabo baragenda. Ubu rero nimba mutari hano iwacu, muri iwacu se hano? Ubu hari imodoka ya ambirasi ya ribu, sinzi aho ikomoka, aho yavuye. Ndabona barimo gupima mu muhanda ahantu bagiye babona utuntu tw'uturaso, ariko sindabasha kumenya ngo ibyo ni ibyabo, njye ntabwo nabimenye. Wenda nk'umuturage uri aho ngaho se, mu buzima busanzwe aho ngaho ibibazo nk'ibi ngibi byari bisanzwe bihabaho, ubugizi bwa nabi bene aka Kageni? Nahatura rwose nta n'umuntu wakapfiriye namba, nta n'umuntu wajyaga hagira ngo aharwanire, ibintu wenda byaberaga mu dusantere bakarwaniramo, ariko nanjye n'abicana, ariko ibi natwe byatubereye ni nk'agahumamunwa. Natwe byadutangaje, mbese twacitse ururondogoro. Twashakishije n'isura y'umuntu mu gitondo batari polisi itaragera, kuko twahagaze twamukoraho, ariko dushakisha n'aho tuba twaramubonye turahabiberwa. Kuri ngo abaturage wenda mukurikije uburyo muri kureba aho ngaho bimeze, niba niyo modoka yaje gupimwa aho habereye ubwo bwicanyi, muri kubona n'iki cyagakwiye gukorwa nko mu buyobozi kugira ngo abaturage bareke kwivugana abandi muri ibi bihe turimo, byongeye kandi mu makimbirane aba agenda agaragara mu baturage, namwe mubashe kuba mwayahaje? Ikibazo ubu ikintu cyagakozwe, urebye nk'umuntu wakoze ibi bintu ntabwo ari umuntu waba ubikoze rimwe. Ibyagakwiye rwose, hari abantu barimo gufatwa bari mu rugomo, bagakora amakosa, barangiza bagakora nk'ibi bintu, bafatwa bagafunga igihe gitoya bagataha. Bari bakwiye gukurikije itegeko ry'umuntu wakoze nk'aya mahano ameze gutya, akajya afatirwa igihano gikomeye ku buryo atazongera kubisubira, kuko ni indengakamere. hari hakwiye gukazwa umutekano, amarondo agakomezwa agakorwa nk'uko bikwiye, hanyuma amarondo n'ubundi agashyirwamo ingufu aho ari hose, ku buryo uwo ari wese uri mu kugenda mu muhanda mu gihe kitazwi agomba kubazwa aho arimo kujya n'ibyo na gahunda arimo kujyamo muri iryo joro. Ese ubundi ishusho y'aho hantu uwo mugore yiciwe hameze hati? Ni ahantu wenda hashobora kuba hashyira ubuzima bw'umuntu mu kaga ku buryo yakwicwa, cyangwa se wenda yaba ari nk'ubugizi bwa nabi bwari bwapanzwe muri rusange? Urebye n'ubugizi bwa nabi bwapanzwe, kuko ngewe ndi umuturage waho neza. Ni ahantu twageraga umutekano, tukagenda isaha ku isaha. Ndebye ngewe nk'uko nakabitekereje, ni ibintu byari byarapanzwe, kuko urebye ni ibintu byakozwe n'ubundi n'umuntu wari warabigambiriye, n'ubundi yarabishyize muri gahunda. Ntabwo ari ibintu wavuga ngo ni ibintu bitunguranye cyangwa ni urupfu rutunguranye. Ni ibintu byagambiriwe, n'ubundi umuntu wabikoze yabiteguye. Umwe mu baturage rero urumva twaganiraga uhaturiye avuga ati rwose njyewe ati ndahaturiye, ati amakuru yose n'aya mfite, ukumva ni gutyo bimeze kabisa. Akavuga ati n'umuhoro wari watemeshejwe uwo mugore
wari wajyanwa ahantu urumva abantu kumva birababaje urumva ahangaha umuturage yagendaga n'abasobanurira namwe mutaza aho hantu mu masaha y'isasa n'igice ubwo nari nimbo nteguriye inkuru uvuga ati imodoka yari ivuye mu mujyi wa Kigali ya ambulance yaje ati n'abaganga rero muri Rwanda Forest Laboratory ati barimo baragerageza gupima kugira ngo harebwe ese ni bande bihishe nyuma y'uru rupfu akaba ariko bimeze atango navuganye n'umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Bwana Nzabonimpa Emmanuel yemeje nawe by'iyi nkuru avuga ko kuri ubu ngubu nyine RIB nayo yamaze kwinjira muri iki kibazo ndetse na police kugira ngo hatahurwe abagizi bana baba bakoze amarorerwa meya akavuga ati rero ibizava mu iperereza byanze bikunze tuzabibamenyesha uko abanyarwanda ndetse n'abanyagicumbi bamenye urupfu rw'uyu mugore ati nibizakurikiraho ikizava mu iperereza nabyo bizatangazwa kugira ngo bamenye nuko byarangiye ese abagizi ba nabi bishuye umugore bazafatwa ibyo byose ni ugutegereza RIB ibirimo ndetse na police akaba ari umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Nzabonimpa Emmanuel ubwo twavuganaga nyine ku murongo wa telefone nyuma y'ibi ngibi byabaye muri rusange gusa icyo wamenya mbere ko masigira mu kiganiro nagiranye na meya ntabwo n'ubu ngubu hari ishemezwa ese uyu yari umugore ese yari umukobwa gusa nka Gicumbi nizo dukurikije nyine imyaka igaragara twagenekereje kureba y'uyu mugore twakwisuta umugore ari mu gihe cy'imyaka 25-28 bigaragara ko yasaga nkaho kabisa nyine wavuga ko ari umugore kuko nta myirondoro yizwi abaturage ubwo navuganaga nabo bambwaga ko batamuzi muri ibyo bice byaho so kumva ko ni gutyo bibeze kandi wareba n'ahantu ngo yiciwe ntabwo ari ahantu washaka kwakira umuntu mu bibazo wenda kumva ko n'ubugizi bwa nabi kabisa buba bwateguwe muri rusange wenda reka mbasige mu kiganiro nagiranye n'umuyobozi w'akarere ka Gicumbi yitwa Nzabonimpa Emmanuel ubwo natwe Gicumbi nizo tutakomeza dukurikirana iby'iyi nkuru wese amakuru mashya azatangazwa kuri iyi nkuru bizaba bimeze bite nawe tukazaba tuyabatangariza muri rusange ubwo mukomeze kubana natwe ku mirongo yacu yaba kuri Facebook live YouTube channel Vidimenta ndetse n'izindi platform zose ikindi kandi surabashaka akadomo Gicumbi akadomo RW ahangaha iyi nkuru iriho Mike nitwa Emmanuel Nizera Mustafa kamusigire mu kiganiro nagiranye mu zakarere ka Gicumbi Nzabonimpa Emmanuel nkubutsa gukora subscribe kuri channel ya YouTube ikindi kandi udusharinga udusangize abandi meya Nzabonimpa Emmanuel hari nuko amakuru twamenye mu gitondo ariko noneho tubikurikiranye n'ibimenyetso byagaragaye n'amakuru yandi yakurikiranwa n'ubugenzacyaha niba wabonye amakuru yenda yisumbuye kurushaho gusa kuko amakuru yamenyekanye mu gitondo twabonye tumenyesha inzego zibishinzwe zirimo polisi na RIB ndetse n'abavuye i Kigali kuza kudufasha muri iki gikorwa ubu rero nkeka rero badufasha kubona amakuru yisumbuye yenda twicyo twagaragaza no kuko byabaye mu makuru y'ibanze se wenda mwabashe kumenya nk'ubuyobozi bw'akarere ntabwo mwabashe kumenya wenda nk'imyirondoro y'uwo mugore wishwe nta myirondoro ntiyamenyekana ntabwo cyo twabimenya ariko ubwo inzego zacyakurikirana kugira ngo tumenye byinshi ku bijyanye na ntegurika wenda nubwo turi gukurikirana iyi nkuru kugira ngo tuze no kubisha n'urwego rwa RIB sinzi ubutumwa mugenera abaturage bo muri Ruvune bitewe n'iyi nsanganya yahabereye icya mbere bari kubahumuriza no kubabwira yuko ibyo byose inzego zacu turazizeye mu buryo bwo gucukumbura no kumenya icyaba kibyihishe inyuma rero ni ukubabwira ko inzego nyine ziri gukurikirana ubwo dushobora kumenya amakuru yisumbuye no gufatanya yatumenyesha binyuze mu nzira dusanzwe tunyuramo mu gutanga amakuru yaba kumenyesha akarere kumenyesha polisi kumenyesha RIB ikindi rero ni uko rwose bizavamo nabyo tubimenyesha abaturage
muri rwo kubahumuriza no kugaragaza biba byavuye mu gukurikirana ibyaha byakozwe n'ibi ngibi. Ku bindi rero ubundi usanga dufite umutekano, ibindi ntawe nk'uko nabivuze ntabwo turamenya umuntu uwo ari we kuko n'abahageze bahatuye ntibamuzi. Yari ku muhanda n'ubundi werekeza hafi y'aho tuhurira n'akarere k'abaturanyi ka Gatsibo. Turacyakurikiranya kandi mpamya ko ubuhanga bw'inzego zacu z'ubuyobozi ya Rwanda Forensic Laboratory n'abandi bihamya ko amakuru azagaragara kandi ababigizemo bagakurikirana. Murakoze Meya. Ndabashimiye nawe murakoze.